ibintu birenga 7 cyangwa se 6 byaba n'icumi bitewe n'ubushakashatsi yego bituma satani akuba hafi ntakuva iruhande. Genda uririmba ariko ntacyo bintwaye, ariko uririmba ariko mu rugo umuriro wake, uririmba uhombe, uririmba usambane, uririmbe wibe, uririmba unywezo, genda. Ikibazo ufite niki? Rero hari igihe abantu bihenda muri ibyo bintu, kwitwa umunyamwuka nkuko tuba tugenda ariko dukorera ku minara ya MTN cyane iradufite ishaka bati iyo nimero ihamagaye ihamagariye aha, nkuko iyo by'amafaranga ukababwira nyamuneka amafaranga yanjye arayobye murebe ko mubigenza bakabikora kubera iki baragufite kandi barangiza kuyahagarika bakazaguha iminsi yo kugenzura ko ari ukuri kibaza njye nibaza ko hari igihe niba ari kuri kode bati kwibatumva ko no muntu ari umucuruzi bakabanza bakamubaza bakareba ko bahita babona ko yayobeje munsi uhita wishyura the same nebeje umuntu aramubwira ati nibanga ry'akazi ariko niba uyobeje 50 yego ako kanya utanga ibindi 50 biri gura muri the same amount yego bigaragara ko wari wibeshye atari kuyohereje ntugire indeza bigaragara ko byose umva bagufite kugora pe kubeshya ukabeshya nabawe no kuvuga ngo nukuba mu buzima bw'amadeni inyama ntizishire bega ku buryo ugera ubwo urengerwa n'ubushobozi wakagombye kugufite kugera ubwo hari abo batazongera kukwizera yego wabashyize mu ishuri ushoboye ihinduka bihemo wakweme abashya ngo yarizenga afite za lisanse ntazagira kuko icyo gihe namurangiye akazi ahantu bakeneye umuntu wize ibyo bintu. Ubwo nawe wari uzi ngo mbonye umuntu yarabinyemeje ko yize hanze afite lisanse mu kintu ntavuze, nawe uratekereza uti uyu muntu wamurangira anavuga n'ururimi neza pe kumbi kuvuga ururimi neza si uko warwize ubwo nuko watuye aho baruvuga ntabwo wumvise uvuze ariko burya kuvuga ururimi neza ntibiri kuba umukongomani yavuga igifaransa neza si uko afite amashuri nuko ari aho ruvugwa cyane burya nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo tubashe kuvuga imzinzi cyangwa n'igifaransa tukivuge mu buryo bukomeye ntabwo ari ibintu byapfa kutworohera uzi impamvu bitatworohera kuva mu majyaruguru kugera mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba tuvuga ururimi rumwe cyane ariko nka Uganda ntibavuga indimi zimwe agomba guhurira ku cyongereza umuntu agomba kwiyaranja akavuga icyongereza muri Kongo ni amoko menshi nta rundi rurimi baza guhuriramo kandi akeneye gukora business aravuga iki igifaransa urakoze cyane buriya nko muri Tanzania ho ni igiswahili bagihuriraho muri Kenya bahurira ku giswahili ariko ahantu hari amoko menshi atandukanye agomba gusanga azi igifaransa kuba rero uvuga igifaransa cyane bisobanura ko wize wabaye ahantu wize ni diplome kuba uvuga icyongereza neza cyane ntibivuga neza ko wize so akavuga urwo rurimi navuze nkumva ko ni umuhanga muri icyo kintu ndamugana akazi kabonetse kandi hari ahantu heza cyane nibwo yicara ambwira ati rega buriya no guteka imitwe ntabyo ngira se kucyo tize yarabigishuri cyane ko buryo ushobora kugenda ugahimba ushobora guhimba ade excuse me sorry ushobora guhimba ade cyangwa se ntuze imanite ukayihimba ariko kaminuza y'uyu munsi wa none hari ibintu ushobora guhimba bagashyira muri mashini bakabona ko ubeshya kutize. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Ndagusuje ngushimire cyane wakoze subscribe ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka ibintu bikagenda neza. Amazina yanjye ni Jerry, turagarutse n'ubundi mu biganiro byacu bisanzwe dutegurirwa tukanagezwaho na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Turashimira cyane abantu bose bakoze subscribe, tukaba tugeze mu bantu 40,000 birenga, byose mwabigizemo uruhare, turabashimira cyane. Twongere tunashimire kandi abantu bari kwifatanya natwe mu gikorwa tufite kizaba tariki 30 z'ukwezi kwa mbere.
icyo nta kindi ni ukwifatanya n'abana bafite ubumuga tubaremera ibyishimo ndetse tubafasha uko dushoboye yaba mu myambaro mu byo kurya ndetse no kuganira nabo tubibutsa ko rero abantu babigizemo uruhare ndetse n'abari kubitegura n'abari kubiteganya tubabwira ngo Imana ibahe umugisha cyane ubushobozi bumaze kuboneka aka kanya tuvugana ni 1000 bigera muri 300 nimba ntibeshye mushumba nibyo na 322 Imana ibahe umugisha cyane arongyeho 500 mu gitondo Imana imuhe umugisha ni byiza cyane rero yambwiye ngo ni ko areshya ndamugana ntiho yasuko ntago ureshya na 500 wikwisuzugwa ntago ureshya na 500 ubwo nibwo bushobozi ufite uwo munsi yego uwo munsi nibwo afite kandi nawe nyine kuba yabitekereje akavuga ati ndigo mu ikintu runaka ari igihe umuntu yihenda mu buryo bwo kubaho icyo ashobora kumva nihagarukira uwo munsi nibyo ushobora ejo byahinduka ushobora gukora ibirenze wowe ubwawe uri mu bwari kurenza ibyo yego rero dukomeje n'ikiganiro cyacu muri iki cyumweru tugiye gutangira ntarabaza mushombi ibyo dufitiye mu cyumweru cyashize twibanze ku nzozi zikwereka ko uri umunyamugisha kabone no ufite ibibazo ugenda ucamo nicyo cyumweru twibanzeho inzozi twabonye n'ubwa mbere ngiye nari nzibonye kandi hari benshi bavuze bati nagiye mbona comment n'abagiye baciye mu gikari bakandika bavuga ati izi nzozi nubwo abantu batajya bazivuga hari abazirotaga n'ubundi mu kindi cyumweru kizaza nzababwira izindi shyashya abantu batari bazi ariko iki cyumweru cyo hari ibyo numva nifuje reka nkwakira usoza abantu unatubwire udupfundira agaseke murakoze cyane Imana ibahe umugisha mbere na mbere Jerry ndagushuhuje Imana iguhe umugisha mwinshi cyane n'abawe n'imigambi yawe yose kimwe nuko ari umuhambwe ati ubukwe bwe ntituzabugira ibanga ndavuga nta banga ry'ubukwe burya ubundi hari ibintu udashobora guhisha ntibishoboka hari bidahishika ni imyaka inkorora ubukene umwotsi ibintu udashobora guhisha uko wabigira kose hari ntugeze kuza mwarambwira ariko ngira ngo arankurikirana ati ndibashobora guhara amavuta yashatse kunyoherereza ndamubwira ati ni amavuta ngo atuma umuntu adasaza ngo uruhu ndahisha imyaka n'imvi nyinshi nzatera kantoza ryari ngo anti hari ibintu nyine ukora kuko ugomba kubikora amaherezo diyende biraboneka n'abarya abantu bagenda bagabanya imyaka iyo ageze ubundi imyaka ukuntu ikora ariko ngo hari abajya kumenka nyari ngo ya mavuta bikuraho pe yego se yabikuraho ariko nubwo abikuraho ariko ku iherezo bibyara ikibazo ku ruhu rwawe hari ibintu umuntu akora hari uwenze wagabanije imyaka ayikuraho nka 20 ariko umusaruro atanga mu kazi ni nk'umusaza kandi ukabona ko arashaje ariko umusaza w'imyaka 40 abaho kumbi yakuyeho 20 hari ibintu umuntu adahisha n'ubukwe ntiwabuhisha yego ibyo biragaragaza Imana iguha umugisha kandi ndashimira abantu bose reka nkubwize ukuri ndashimira abantu bo muri Amerika bamwe bohereje inkunga yo gufasha abana bafite ubumuga hari n'abandi bantu b'Iburayi hari n'abavuga ati nanjye umwana mbana nawe nubwo bidakabije ariko nzi ingorane zirimo ndashimira abanyarwanda bohereza 3 2 500 igihumbi n'ukuri yose turayabara tukayaha agaciro tukumva ko bizakorwa so niyo ndo 30 nongere mbasubiriremo bino bintu twe ntabwo tuzafotora ibyo kujya tugiye guha abantu tuzerekana ikiganiro twerekane naho birunze ariko kuvuga ngo ngiye mu rugo rw'umuntu kamera ndi inyuma oya ntabwo rero mbikunda kandi ndashaka kuzakora bimwe n'ubuyobozi binashobotse ikindi kintu namaze kubona wabonye ko mitiweli yagize imbaraga hari ibindi bintu yongereyemo byajyaga bigora abantu kuyungurura amaraso byabarushaga abantu barwaye impyiko niyo mpamvu rero cyagiye twishyura mitiweli ndimo ndateganya ko na duke dushoboka no muri abo bana ngomba kuhita mbafashamo twara ko muri abo tugiye kugaburira bakwishyurira mitiweli barayifite nabonye ngira nko ku 8 bongereyeho mu buvuzi ngo n'indi mitindi runaka services ziyongereye kuri mitiweli ni services zigera muri 12 gusimburirwa impyiko yego ubuvuzi bwa kanseri ubuvuzi bw'umutima kuyungurura amaraso yego kubaga amavi yego kubaga umutwe w'igufa ry'ukuguru ubwo menya umutwe w'igufa ry'akaguru ubwo barabyumva kubaga urutirigongo kubaga ibice bikomeye
hisunzwe ikoranabuhanga rigezweho. Insimburangingo n'inyunganirangingo, guhabwa ibigize amaraso nk'umushongi, udufashi n'insoro ndabona zitukura, ndumva biri tekinike ukuntu. Imwe mu miti y'ingenzi itishyurwa na mitiweli. Ni ukuvuga hari ibintu byagoraga kuri mitiweli, ibi byose byakomereraga abantu. Cyane cyane turagaruka kuri iki kintu cyo kuyungurirwa amaraso. Hari n'ibindi bumva ikindi kintu nakunze icyo ari cyo, ni ukuvuga ngo umuntu wo muri EAC wese n'ubuvuzi bwa kanseri bazajya avurwa nk'uko bavura umunyarwanda muri East Africa community. Wow. Ni ukuvuga ngo uko bavuraga umunyarwanda kuri mitiweli, nako ibiciro by'umunyarwanda biza no East Africa community bose. Ahubwo bw'ikibazo umuntu yakwibaza, igiciro cya mitiweli kizakomeza ari cya kindi? Ibyo ntabwo nasobanura, ndivugira ibyo bavuze. Ubuvuzi bazajya aho ibiciro byabo urabona bisa n'ibyo abanyarwanda, urabona ko ari byiza cyane muri East Africa community. Nuvuga ngo abantu bari Burundi, abantu bari Tanzania, Uganda, Kenya, ngira ngo na DRC nayo iracyarimo, irimo hariya, urumva harimo na Sudani y'Amajyepfo na Somalia, ngira ngo yagiyemo. Abo bose n'abandi gushaka kuvuza mu Rwanda bazavuga kimwe n'abanyarwanda. Noneho ngo mu bindi bihugu byo muri Afrika bagira ibiciro byabo no mu bindi migabane gica, urumva hari ukuntu koroshya ubwo buzima. Twaba tubivuze kugira ngo ntagaruke gusensibiliza, nagira ngo n'abadukurikiye wirwara iyo ndwara kandi ibintu byashobotse. Nkavuga rero mu bantu bafite ubumuga, muri abo bana, mu byo kurya tuzana bahereza, tugomba kubanza gucunga neza ko mitiweli hari. Kandi ikindi ndumva ku bumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari abana benshi mu kagari mperereyemo. Yego, icyo kintu tugomba kugitekerezaho, tuzagitekerezaho. Ubwo uzire ko andi miti ndenda niba diabetike nayo ishobora kuba yagiye muri gahunda nibwo batayivuzeho, simbizi. Nayo irabahenda cyane pe. Imiti ya diabete irabahenda kweri. Rero Imana iha umugisha abo bose babitekereza, abaherera hirya no hino ku isi. Kandi abonye hari ikintu bakora ngo umuntu ajya gaca mu cyuma akishyura 4,000 ngo uyu munsi ni 1,100 kubera mitiweli. Kubera ko byiza cyane, urumva hari yoroheje abantu pe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yego. Nuvuga ngo tugomba kubitaho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Rero uyu munsi ndashaka ko tumaze tuvuga ku nzozi z'umugisha, banitegura mu kindi cyumweru kitari iki, nabwo tuzazigarukaho abantu batanazi nzanavuga, kuko ntiduhora muri ziriya mwe nuko umuntu ababona ariyo Imana bamuyoboyeho. Ariko kino cyumweru ndashaka ko dukora ibiganiro bisa nk'ibihindutse ukundi kuntu, ariko nabyo bishingiye ku nzozi. Uyu munsi rero ku munsi wa kabiri ugiye abona gutegura iki? Ntabwo nambaye n'umupira w'igikara. Mfite amatsiko nanjye rwose. Ibintu birenga 7 cyangwa se 6 byaba n'icumi bitewe n'ubushakashatsi. Yego. Bituma Satani akuba hafi ntakuva iruhande. Ushobora gukora, ushobora kwiberamo, Satani n'abadayimoni n'abanzi bakakuba hafi ku buryo nta kintu babasha kwakira, bagucungira hafi cyane cyane. Kuko ubona ko ejo kuwa mbere twabaganira ijambo rivuga ngo tubabwira ngo ni iki bishobora gutuma utinjira mu masengesho uwo mwanya. Igihe cyose ubona ko amahirwe agucitse. Kabiri, igihe ubona ko umuntu wari inshuti yawe magara wabikije byose aguhindutse. Niba wibuka ko ikintu wagikoze ejo cyaratambutse. Rero uyu munsi ni ibintu 5 cyangwa se 6 7 umwuka yampishuriye ngomba kubwira abantu bituma Satani atakuva iruhande, atava iruhande rwa business yawe, atava iruhande rw'abana bawe, mbega wakumva muyigumaniye akakurekera ibyo bintu byose usigaranye. Burya mbere na mbere mvuge bino bintu. Yego. Ntabwo burya abantu benshi bagiye bihenda ngo Satani yambujije gusenga. Ntabwo yakubuza gusenga. Arakureka ugasenga. Yakubuza guterana. Akakureka ugaterana. Yakubuza kuririmba. Yakubuza no kubwiriza. Kandi akakuba hafi. Oya bigenda ubikore. Nyine unese ugira ngo kwitera makeup, umuntu akubonye biteye makeup. Umaze gukaraba ubusa no kubusa witeye makeup. Oya ba wahindutse nyine uba witse nyine. Kenda bitere makeup yisengesho, ubyine, utere haleluya, uhimba indirimbo, urivuga wikuro gushura. Ariko we abafite wowe kopo waragufite original. Ya. Waragufite original muri warakuza ku giti kindari.
nukuri genda ubyine abantu bagushime abantu bakomere mu mashyi abantu bagukunde bakwite mutumishi wa bwana ariko agufite wazi neza ati jye no mukozi wanjye ariko nka kwa kundi ihene uyishyiraho ikiziriko kirekire ikagenda ariko ubizi ko gifite mu ntoki ikiziriko ubundi ihene irisha ahangana naho wayigeneye yego ati wegenda uririmba ariko ntacyo bintwaye ariko uririmba ariko mu rugo umuriro wake uririmba uhombe uririmba usambane uririmbe wibe uririmba unywe genda ikibazo ufite ni iki rero hari igihe abantu bihenda muri ibyo bintu kwitwa umunyamwuka nkuko tuba tugenda ariko dukorera ku minara ya MTN cyane iradufite ishaka bati iyo nimero ihamagaye ihamagariye aha nkuko iyo by'amafaranga ukababwira nyamuneka amafaranga yanjye arayobye murebe ko mubigenza bakabikora kubera iki baragufite kandi barangiza kuyahagarika bakazaguha iminsi yo kugenzura ko ari ukuri ukibaza njye nibaza ko hari igihe niba ari kuri kode bati kwibatumva ko uno muntu ari umucuruzi bakabanza bakamubaza bakareba ko bahita babona ko yayobeje munsi uhita wishyura nebejeje umuntu arambwira ati ni ibanga ry'akazi ariko niba uyobeje 50 yego ako kanya ugahita utanga ibindi 50 biri gura muri the same amount bigaragara ko wari wibeshye atari kuyohereje ntugire indeza bigaragara ko byose urumva bagufite cyane genda kora ibyo ukora ariko iminara turayifite kera nibuka muri za 89 umuntu yaratubwiye ariko byari ibintu bavuga hari ibintu bimwe bavuga si nkabifata nk'ibintu numva gutyo ariko numva ari nk'igitekerezo yaduhaye ngo kera ngo habayeho inama kwa Satani atabarokore bavuga mu ndimi abantu bavuga ibintu bikomeye bagira gutya tuzabashoboza iki ngo badayimoni bajye inama na Satani umva ntabwo iyo nama sinari nyirimo babitubwiraga nyine urabyumva n'ibitekerezo nanjye narashatse kumubaza nti ariko ubundi iyo nama wari uhari warumvirizaga wareba gute ndabyitondera hari ibintu utavuga burya umuntu ari imbere avuga ibyo ashaka ati bajye inama badayimoni bose bati haza akadayimoni ati se nkawe munyantege ntuzabigenza gute ngo iyo dayimoni asubiza ngo jewe babonaga ari akanyantege ngo bajya mu mwuka sinajyamo baravuga bagaguruka sinabafata ahubwo gihe cyo nkora ati sirimo akora iki dayimoni ati ndimo ndabaye ikiziriko kirekire ziri ku kaguru kabo babwirize barakara babwirize bafite umujinya mbega ngira akantu mbazirikaho ariko mbareke bagende sinashobora imyuka yabo sinashobora imbaraga zabo ariko reka ikiziriko kizabikiye Satani abaza ngo dayimoni ati gereka nkubwire umuntu azaririmbanira irari undi aririmbana amahane ati muzirike ikiziriko kirekire kitamubuza kugenda ariko aho nkeneye gukurura nkurure cyangwa mpagarikaho kuzagera ubwo nzamugusha mu mutego nkamuhagarika imbere y'akabari akanywa bakamufata bakamuca bakamutenga ngo Satani ngo iyo nama ndumva ari noneho mushaka ibiziriko binini birebire umuntu agiye no kubwiriza ibura yari kuki ari ku kiziriko cya Satani ari wowe iri ibintu cyangwa kureke ugende ukora ibyo ushaka ariko noneho ugenda ukina udukino wigarukire aho biravuze ngo ibyo bikora nka kwiberwa nk'umwanya nawe rwose ariko nzabira yarangiza ngo kiziriko ngo yagera imbere mu iroge agiye kuryamamo bite nkizirikiraho muvugiriza induru bamufatira aho ngaho ahita agwa ntazasubira ati kuko barokore ndabazi uwo bafatiye mu cyaha baramutenga kandi ntibamugirira imbabazi tuzaba tumubonye niba hari ikintu nabonye muri iyi si baraguca ukagira ngo n'Imana yaguciye siko nta n'ugusuhuza yego n'ugushuhuje baravuga nawe mwagendana gase akazi ubwo tugwa burundu ukarangira mubumva iyo nama niyo rero aho niho twavuze cyagiye ngo ni ikiziriko Satani ago ijambo ry'Imana rigaragara muri Yakobo 4:7 ndarifite hano haravuga ngo nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga murwanye Satani nawe azabahunga nuko mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga urumva na amagambo arimo asobanuka murwanye Satani mugandukira Imana rero icyo kiziriko yarakiboshye mu rwego abantu byo batangara ngo kanaka ngo ukuntu ari umunyamwuka ngo byagenda gutya nawe byakunda reka ariko ikiziriko none se umuntu yakora ibyo bintu akora kandi ari mabwiriza ngo icyo yarakiboshye kandi tukita invisible ropes no mugozi utagaragara sha
aho niho rero oya unakora n'ibitangaza nese we ngo sinigeze kubamenya ngo twaje ngo twakoraga ibitangaza ngo sinigeze kubamenya n'ikiziko kitagaragara umuntu ababoshye mbwe ariko kanaka kukigira kamera ngo nikorere ngo mujye muvanaho amagambo mbega ntabwo urabona ko umurokore umaze gukura mu burokore agira indwara 3 zimeze nka virusi ntajya yemera guca bugufi niba yibwira ko kumara mu myaka mu gakiza ari experience mu gakiza yarashoboye benshi niko batekeye ashobora kwihana ntajya natura avuga ko bimenyeye ahubwo yatuza abandi yego turiya no umunyabyaha uriya we urareba amakosa y'ababizi ko wowe uba kuri kamera imyaka umaranye n'abarokore uribo nawe urabazi uratuzi pe umuntu uzi katuzi nareke ngwa makuru Jerry azabitwa pasiteri azitwa barimu azabavuga uratuzi pe no kuva naza muri ibi bintu nibwo najya namenye waratubonye kabisa ubu nakujyana nkakubwira ni injira none uratangara uri mureba muri kamera ubona ko umukozi w'Imana abo dukunda amavuta kuri wowe uzi neza ibyari byo n'ikiziriko kiziritse amaguru yego uko niko kuri kandi ugabona ko umuntu arasa neza arakeye aravuga abantu baramwe ndetse aranahanura bigasohora ndetse aranabwiriza abantu bakihana ndetse n'umuntu mwiza aparaswa agaragara iki kiganiro ko numva ngikunze cyane naho gikunde no kurutakimpa utakima gahunda yo kuwase utakima ikiganiro nta abantu bakinkunda urumva ukaba umureba ukabona pe ufite ijuru warimo yego ariko afite ikiziriko ndetse noneho kitakiri invisible yego ahubwo kigaragarira wese ntashobora kwihana ntashobora kwatura ntajya yemera n'amakosa kandi akabona y'abandi akabona n'iby'abandi cyane kandi akaba yanabivuga yarabivuga burya kandi ibyo uvuze mukaba mwajya mu mitsi ibyo rero ni ikiziriko satani ashyiraho abantu kandi ntibabimenye rero nuvuga ngo icyo kintu ngo murwanye satani ibintu reka nza najya nibaza impamvu abantu biteye makeup batirukanka agenda gakeya njya nibaza impamvu bitwikira umutaka nibyo nari ngiye kukubwira nti nyine ku kazuba ahita ashyiraho umutaka kugira ngo izuba ridafata bigashonga bigahubuka icyuye kigezemo byahita niyo mpamvu niyo bihanagura batagira batya bagira batya ni gake gutyo kuko agize atya byavaho twatubona isura itandukanye niyo hirya hari n'ibindi bapurizaho hano tuntu hagira bihungiza kugira ngo none se kukihungiza mu maso atihungiza no mu kwaha no mu gatuza ahantu mbikundira nkanabitangarira ni ahantu bino basiga ku minwa iyo bigeze ku kintu cyo kurya arasama neza akamekinga shuwa ko yashyizemo imbere hirya ikintu ari kurya ku buryo kidakora ku minwa yombi ibyo ni byiza pe dukunda abantu bimakiyaje ntacyo binantwara mbona ari ibintu byiza turi gutanga urugero rwo kwimakiya gikristo yego umuntu yakubona imfashanyigisho kugira ngo abantu babyumve tubyumve ko ikindi kintu uzi ko muri kondisiyo ibujijwe ikanabuzwa ntiwemerewe kurara na makeup yego se ntabwo byemewe ugomba kurara ubihanaguye n'iby'akanyaga ukarya muri wa wundi nyine urunyawe ingohe ntazihari mbega ubanza ugomba kubikuraho ukaryama nta bihari yes kabyuka wirunga mu gitondo kongera gapakara kireka abandi bafite gutya bashyizeho zimeze nka tatu bashyize hano hejuru umva icyo kintu urumva ugiye ukamusanga mu buriri yego wasanga atandukanye n'uko wamubonye mu muhanda ni abantu babiri batandukanye abantu badukurikirana bagikunda rero ko bikundira inzozi nibahumure turi kuvuga ibintu 6 cyangwa 7 ushobora gukora satana akakuba hafi ikintu cya mbere yego ni ukuba mu buzima bw'ibinyoma fake life kubeshya kubaho ubuzima bw'ibinyoma abantu hari umuntu nabwiye mu kanya nta muntu nabwiye mu kanya nti niba icyo wita ubujiji bwanjye kintunze n'urugo rwanjye ubwenge bwawe butagutunze umbwira ko n'igicucu gute kandi njye ntunzwe n'ubwo bujiji bwanjye si nk'ibyo byose niba umbwira ngo sindeba kure kandi aho ndeba ahantu resando mene haleluya niba umbwira ngo sindeba kure aho ubasha kureba kandi aho ndeba hantungiye urugo hantungiye umuryango harangaburira wowe ureba kure kucyo nsaba
bambarize nanjye numvireho. Erega ndashaka kuvuga uyu munsi. Ubundi kino cyumweru cyo nshaka ndebwa n'abantu bake. Ariko ndavuga ibintu. Bumva. Birambabaza. Aho abantu bigira abanyabwenge ku bintu by'umuntu. Agashaka kugukosora mu cyo wowe ubona. Kandi wari ugasanga we ntiyikosoye. Ahubwo rimwe na rimwe ni umwuka w'ishyari yuko umurusha amaboko mu byo atabasha gukora. Agashaka gukosorera mu byawe. Noneho kugira ngo use nawe noneho uzamware. Ugendere ku nama ze. Arewe. Cye nakwemerera se. Nambwiye nti niba ibyo witubujije bwanjye bintunze n'urugo rwanjye. Ibyo wita ko udakunda ubwo bwenge bwawe ko ntacyo mbona buraguha kucyuza kundeba. Ni ikibazo. Ni gute ushobora kurwanya umurisansiye utwara moto mu muhanda kandi kwemera ko abamotari ari umwuga ubamwe abantu bose ingeri zose yaba wize abo utaragize amahirwe yo kwiga kuko twavukiye mu buzima butandukanye. Ese kuba ashobora kubika lisansi akabika masters akavuga ati miliyoni 2 mbonye ndaziguramo akamoto cyangwa se ngiye gushaka umuntu mukorere nzayegukane. Yego rwamuntu nkawe ngo twiganye ngo n'ibitabo wa depoje none udepoje ibitabo udepoje diplome nawe udepoje ku buriri mu gitondo ngo tujye tugira ubwenge bukuryamisha bukakuzamura amaguru. Rero iyo unaniwe gukora ugakinga urugi mukirwa mutuka ba nyirizinzu ba nyiri byondo barabyubatse baza gufata inzu nziza y'amakaro ngo ni nyiri byo twese warabamara ariko abantu barapfa ngo nyiri byondo yaje umaze kubona ukuntu kandi koko usanga buri gihe ba nyiramazu abakodesha amazu bahanganya na ba nyiramazu barahangana cyane kuri nyiri byondo yaje iri nk'amakaro iri nk'amarangi urayifashisha uyise byondo kandi ngo ntibajya bihangana oya umva sakantu gasekeje tukiri kuri uwo mu matari yashyize nyine bya bindi yumva ko ari iby'agaciro abishyira hasi aravuga ati mu gihe ntegereje ntago yabyambaye agaciro ariko abayabishyize ku ruhande mu gihe bitari byatanga umusaruro nk'uwo byagenewe agiye mu kuri gutwara iyo moto wowe umuseka ngo atwara moto kumubwira uti se nta bibiri wandusha wanguriye amata. Ahubwo se wibaza ko wa muntu wavuye mu bufundi na wa muntu wavuye mu gukora mu rugo batwaye moto na wa muntu wo muri lisansiye ku isoko bazakora kimwe. Nese bazakora kimwe. Nahora n'umuzungu bazaganira cyane rwose. Hagazamucira amarenga nk'umusazi. Azamubwira ati kuva hakurya nangahita musobanurira azi gukora GPS bo ngo nta kintu mutwaye. Uramutse ubwiye nk'umuzungu aje ati ndashaka ntwara hana ahita amenya agahita ashyira muri GPS akubitaho telefone. Icyo gihe afata nimero zawe akavuga ati ujye untwara. Ugiye kubera ko uramutwaye ntugiye kubaza ngo nihe ukubisemo GPS yari uhise ushyiramo nimero mu Rwanda muzagenda kimwe. Ntago bishoboka. Ntago wabonye umuntu wigishaga icyarabo wagiye kuba umumotari ntago ari umusitari kuri TikTok. Yego none iyo utabashije kubaho mu buzima bwawe nk'uko bisanzwe biranguraga cyagiye ngo iyo utabashije kubaho mu buzima bwawe wiyubakiye yego ubaho ubuzima bw'ibinyoma barimo cyo twabisobanuragaho. Yego ubaho umeze nk'umutekamutwe kandi mu buzima bwawe ra harimo abantu bashaka kwigira uko batari. Nigeze kuganiriza umugabo umwe amusosore kuvugira ijambo ntago muvuga mu izina ndamubwira nti ibi mibereho urimo ushiraho nk'abana bawe abana be bazakura bazi kuri umukire kandi uri umukene bizakugora kibereye ikibazo kwibeshya ibintu bizakugora pe kubeshya ukabeshya n'abawe no kuvuga ngo ni ukubaho mu buzima bw'amadeni inyama ntizishire mbega ku buryo ugera ubwo urengerwa n'ubushobozi wakagombye kandi kugera ubwo hari abo batazongera kukwizera. Yego wabashyize mu ishuri ushoboye ihinduka bihemo wakweme abashya ngo yarize ngo afite za lisansi ntazagira kuko icyo gihe namurangiye akazi ahantu bakeneye umuntu wize ibyo bintu. Ubwo nawe wari uzi ngo mbonye umuntu yarabinyemeje ko yize hanze
afite lisansi mu kintu ntavuze. nawe uratekereza uti uyu muntu wamurangira anavuga n'ururimi neza pe, kumbi kuvuga ururimi neza si uko warwize ubwo nuko watuye aho baruvuga. Ntabwo wumva icyo uvuze ariko burya kuvuga ururimi neza ntibiri. Kuba umukongomani yavuga igifaransa neza si uko afite amashuri, nuko ari aho ruvugwa cyane. Burya nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo tubashe kuvuga imzinzi cyangwa igifaransa tukivuge mu buryo bukomeye, ntabwo ari ibintu byapfa kutworohera. Uzi impamvu bitatworohera? Kuva mu majyaruguru kugera mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba tuvuga ururimi rumwe cyane, ariko nka Uganda ntibavuga indimi zimwe. Agomba guhurira ku Cyongereza, umuntu agomba kwiyaranja akavuga Icyongereza. Muri Kongo ni amoko menshi, nta rundi rurimi baza guhuriramo, kandi akeneye gukora business. Ni Igifaransa. Aravuga iki? Igifaransa. Urakoze cyane. Buriya nko muri Tanzania ho ni Igiswahili bagihuriraho, muri Kenya bahurira ku Giswahili, ariko ahantu hari amoko menshi atandukanye agomba gusanga azi Igifaransa. Kuba rero uvuga Igifaransa cyane bisobanura ko wize, wabaye ahantu wize ni diplome. Kuba uvuga Icyongereza neza cyane ntibivuga neza ko wize. So akavuga urwo rurimi navuze, nkumva ko ni umuhanga muri icyo kintu. Ndamugana akazi kabonetse kandi hari ahantu heza cyane. Nibwo yicara mbwa terega bana no guteka imitwe, ntabyo ngira se kucyo tize yarabigishuri cyane ko buryo ushobora ugahimba, ushobora guhimba ade excuse me, sorry, ushobora guhimba ade cyangwa se ntuze imanite ukayihimba, ariko kaminuza y'uyu munsi wa none hari ibintu ushobora guhimba bagashyira muri mashini bakabona ko ubeshya kutize, kandi barayikuye hanze kugira ngo ibashe gukora ku butaka bw'u Rwanda. Ubanza kuyijyana bakayemeza mu gihugu cyangwa gishinzwe za kaminuza. Iki kigo wize ni hehe, bagusaba ibintu byinshi byuzuye, kwisanga mu maboko atariyo. Urumva abayeho ubuzima intellectuel, ararya nyine aragira gute, ariko uzabeshya bangahe kangahe inshuro zingahe ryari na ryari wakwemeye kubaho ubuzima butari mu ikinyoma? Abana barananiranye bagisanga se ntacyo afite. None urumva wa mwana amenyereye inyama, amenyereye isosi, bamenyereye ibiryo byiza, iso nta bushobozi, hari imyaka ugera ko bikakunanira, basajya kwishakira bya bintu mu zindi nzira kuko waba bayishijeho mu buryo bw'ikinyoma. Ubwo waba haruri Satani rero ntashobora kujya kure ufite ubuzima bw'ikinyoma, akugenda hafi nk'uko urwaje kandi aguta mu mutego. Finally imitwe ijya gushira akwigisha indi, ariko iyo mitego ibikujyana araho ugera ukagonga urukuta nyine, hahandi imitwe igushiranye igushiriye kuri wa muntu. Kandi nkubwize kuri Jerry, mbivuga buri munsi yaba kuri channel we n'izabandi, iyo utakaje umuntu butakaje ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu utapfa kurekura umuntu ngo gusa no koza amakosa. Buriya harakariye kubwira burya Jerry, buriya ni ikiganiro n'umakare kuri challenge cy'uganiriza. No kuri zanganiriza kuba ingo zidasenyuka, kuba abantu bakomeza ubushuti, nuko abantu ari parfait cyangwa ari parfaite, nuko ari ndakemwa bose, nuko turi abana beza. Ntago ari iyo mpamvu. Iyo uri umuntu utekereza, usanga ibyiza gukorera bitaringaniye n'ikibi yakoze, ukavuga utereka nemere mbane ko cyiza akora, ikibi nkirengagiza. Rero hari igihe mbana na Jerry, si ukuvuga ko uyu munsi utafiteho inenge, si uko ntakubonaho inenge, ni urugero nguhaye. Ariko kuba tumaranye uno mwaka tugakomezanya undi mwaka, ni uko uri marayika geranye ndi marayika? No, hariho bimwe duhurizaho tugasanga ntacyo bidutwaye, kavuga utaka gakosa ko umuntu yakihangana, reka ntihanganire ngo mane gutyo. Rero hari abantu, hari igihe ukora ikosa. Buriya njyewe iyo mvuga divorce nkavuga gutandukana ko abantu babanaga amahoro, ni uko ubugeze kuri revuga uti oya, ndabona ibibi byabaye byinshi kurutaho, kandi umutwe wanjye kwihangana byawunaniye. Aho wageze muri ino minsi rero ntago ariko bikimeze. Iyo ni yindi topic ukwayo. Oya, buriya nuko utabizi, buriya umwe muri mwe avuga ati ndumva naniwe pe, narihanganye, naragoragoje, naragerageje. Ukabona umuntu ata mu Kinyarwanda ukuburira umuntu mu mashyi no mu mudiho, kurira mu mashyi no mu midiho, ukamuburira mu mbyino, ukamuburira mu mashyi, ukabura icyiza, ugakora ikintu cyose. So rero iyo ufite ubuzima bw'ibinyoma, ntekereza ko si byiza kutakaza umuntu, sinabyiza kurekura abantu, kuko icyiza cyose uzabona Imana inyuza mu bantu, n'ikibi ihora kinyura mu bantu. So rero twihangana, atari uko tutabona amafuta ahari, ahubwo hari icyiza tukubona kandi gikenewe cy'ingenzi.
Imana iguhe umugisha. Amen. Niba ibinyoma rero, niba tuvuze ahangaha, iyo uri mu buzima bw'ibinyoma, urasambana, uriba, urabeshya, ntiwemera no guca bugufi, ntabwo wemera, uba wumva wahora unywera muri za hoteli z'icyayi banyweramo kandi utakifite ubushobozi, kandi hari ukuntu wagura litiro y'amata. Icyo gihe scamming. Nyine uba mu buzima bw'ibinyoma. Iyo tuvuze ubuzima, bumve aho guhera aho uba, yes, ibyo urya, uko ugenda, uko wambara, byose ni ibinyoma. Rero Satani naho aba ashaka kuba kandi akakurangiza nabi. Ubwo ni nk'ibipesu, ubwo nabigereranya ko ari nk'ibifungo by'ishati bifunze nabi. Iyo wanyuranyije kimwe bisaba guhambura byose. Rero ubuzima bw'ibinyoma, ukubaho, kurya, buriya hari igihe umuntu yibeshya ngo hari akantu kera twakoraga, yego, nk'umuntu yagucuze ku biryo, kamubwira ati hanagure ku munwa wisize ibiryo. Iyo yabikoraga wahitaga umenya ko icyo avuye gukora. Yego, tukiri abana ako kantu twaragakora. Ariko n'ubu njya mbikora. Hanagura ku munwa. Ko wancitse avuga ati igihe ntabwo nigeze n'iki kukihanagura kandi katariye. Haba harimo akantu. Ibyo rero ubuzima bw'ibinyoma, Satani kuba hafi aguhirika. Icya kabiri ni ukubaho mu buzima bw'urwango, kwangana. Umuntu wese wangana shobora kuba ntuzura nawe. Dutandukanye kwangana no kutuzura. Urwango ni iki ubundi? Ni urwango ni iki? Bitandukanira hehe no kutuzura n'umuntu? Ngiye kutuzura nuko ntemera ingeso zawe. Yego. Kandi nkaba nemera uko ugenda. Yego. Ariko si inkwanga. Urwango ni igikorwa kiri against umuntu. Ngo geri ndamwanga, nanga nahajya, nanga n'ibyo akora, nanga nahari. Minizi nuvuga geri nzaruka, mvuga ikibiki. Urwango ni umuntu wica hazaza hawe, abishaka, abigambiriye, avuga ngo nta cyiza na kimwe kizagera kuri uyu muntu nkiriho. Yego. Umuntu ufite umutima w'urwango, Satani nta mujya kure, ahorana nawe cyane. Umvise urwango, ngiye kuba ntuzura nawe nta kibazo. Yego. Ufite no kubona amahirwe runaka ukambwira. Ariko si ntuzura nawe. Ariko si inkwanga. Yego. Ko umuntu kwanga yanga wowe, akanga ibyawe, akanga abawe, akanga n'abakunda. Yego. Babantu bakunda ati giye icyo bita mu nyangire. Kavuga ati ubundi muba muvugana iki? Nibwo tumuvugishwa n'akana kabira no kubera iki? Ariko ntabwo muzi wowe. Umuntu mfite uwo mutima w'urwango, Satani mu bahawe. Hari ahantu nagiye nkihagera, amwe mu bapasiteri barambonye. Ngo Geraraje, ngo nimba wowe ukorana na kanaka, ngo ntiwicare hano. Njyewe ntacyo dupfa. Ako kuko afite uwo bafite icyo bapfa, afite uwo yanga, kandi uwo yanga nkaba njyewe ndi inshuti ye dukorana. Tayari nanjye mbaye umwanzi. Ati ntiwicare hano kuko uvukorana na runaka. Urwo ni rwo rwango rero. Yego. Yarabikoze rwose. Bafite ishene ikururana n'urwango. Ngibyo ndabimenyereye. Ngibyo ndabimenyereye ngo mu kiganiro cyashize amezi yashize nabwiye ngo iby'idini n'abanyedini ndabimenyereye. Nta kinkanga. Nta munyedini wambwira ngo bamvuze ndakare, nta munyedini wambwira ngo ndabamenyereye. Byabo ndabizi kuko nicyo kibuga Satani kimworohera gukiniramo agapira ke akanagira. Ikindi cyaka cya gatatu gikomeye, kuba umuntu aba mu ishyari. Ishyari. Umunyeshyari. Satani atera agatebe akicara iwawe. Umunyeshyari sigira ngo si mukuru w'urupfu, si umuvandimwe w'urwango, si bose umunyeshyari. Hasi mwene wabona umurozi sabye babyara bose. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ishyari iyo umuntu awufite muri w'imbere, ni ukuvuga ngo nta cyiza n'iki. Ko umunyeshyari ubundi tubyemeranyweho, hari ishyari ryiza pe. Kana kayageze ku kintu gute, kimwe nakijyaho gute, namugishije inama akampa umuvuna, ati ndumva ati shatse siko ati wambaye akanabikwibwirira, ati wamaye amakuru. Hakaba undi we udakeneye kukubaza n'amakuru, ahubwo ukeneye gusenya ibyo wagezeho. Yagiye kuzimu si we, niriya myambaro si ye, yabikura he, akaguharabika kubera umwuka w'ishyari, agashaka abarozi, agashaka bica ibintu byawe kuko
kuko abona ko urwego uriho watabasha kurugeraho. ngo ntago ari ibye ngo aka kanya se yabikura hehe ngo nababimuhaye ngo ni ugusikama ngo ni ubusikama mbega akavuga ibintu bimwe akabicira n'imigani ko ni umunyeshyari ni umurozi, ni mubi cyane, umunyeshyari ni umwicanyi, ni mubi umunyeshyari ni umugambanyi. Shyari zibote ariko nanjye nk'iriya nzu nayo bakane niba ati nakora gute ngo ngere kuri kiriya, ahubwo batira aho maze nsenye kiriya nyisenye. Ibyo ni ikintu gikomera cyane. Urabyumva ariko ndakubyumva, ntabwo ngo ni ibintu bikomeye. Ikindi ni uguhora unenga umuntu ukunda kunenga abantu cyane, nta cyiza babonamo. Satani ngo ariko ngo harya ngo Imana yabujije kurya kuri iriya biti. Nyumvira nawe abantu bafite ibiti byose bafite kurya birakwira ko bati kukikora unenga udashima. Burya n'indashima n'umuntu udashima Imana Satani atura hafi ahora kwereka video yuko nta kimana yagukoreye. Yego, nta kimana yakoze, ntacyo yakumariye, ntacyo kugezaho, ntacyo ufite, ntacyo wicaranye, ugahorana umutima udashima. Kuko umuntu udashima wese Satani ahora iruhande rwe, akwibagiza ibyo ufite n'ibyo wakorewe, nicyo yifuza kubaho uri indashima mu buzima bwawe. uri umwana w'ingayi cyane, ari umwandiko twayera. Ikindi Satani akunda umuntu uvuga ibintu ntabisohoze. Akunda ba magambo, njye nzakora iki, nzagira gutya. Akunda abantu bahiga ntibahigure. Muri make ni ukwirarira. Aho no mu itorero barimo rero, n'ibi byose barimo rwose. Mu bukwe nzakora umwuka wo kwirarira, byumva ariko buriya. Kandi kwirarira ni bwa buzima bw'ikinyoma bifitanye isano. Ugafata mikoro uti njyewe miliyoni ndayitanze ntagire ikibazo mu rusengero, imbere y'Imana, imbere y'iteraniro, imbere y'isi yose, uhagaze ahera. Bagaheruka ibyo barasezeranya ntibasohore. No biravuze ngo uhiga umuhigo ntawe uhigure, rutwa nuko yawihorera. Muka w'ubwiyemezi budafite gahunda. Gusa hari icyo nemera, hari ukwiyemeza ikintu uzakora. Yego, ukanakigera ukagira gute ukagikora. Hakaba n'uwemeza ikintu ariko mu mutima ziti nagira ngo shamba reka nkubwire ukuri ati mbemeze, ntujye utaha ubukwe uzambariza abantu inka zitangwa mu bukwe zirataha. hataha zingahe se hagataho ngaho. Mfite amakuru meza yamugezeho rero. Ujye kumpa inka. Mfite amakuru meza. Ugiye kumpa inka? Oyagiye barayimpaye. Iri no mu kiraro. Ndamushimira umukozi w'Imana uri muri Amerika aho bita New York mu mujyi wa Buffalo. Imana imuha umugisha, simuvuga mu izina. Yanguriye inka nziza nanayicyuye. Inka mahembe cyangwa niza zindi ziza muri envelope? Yambwiyeho ngomba kugura inka n'ifoto ndayigura. Yohereje amafaranga ngo ngure inka. Yego. Ikintu cyanshimishije ntagira uwo nkomeretsa ni uko iyo nka nabonye irasa n'inka ya sogokuru bishe ndeba. Urumva ukuntu Imana ishumbusha. Bishe sogokuru ndeba muri za 70 n'ibindi. Ndangije niyo nka barayica nayo. Ndangije inka nabo yitwaga inkumburwa. Nahise nanyita ngo ni inkumburwa. Imana yampaye inka y'inkumburwa ya sogokuru. Ese nishima nibara umubwira nyikwereka nta yaje ni ukuri yohereje amafaranga ndagenda ndayigura. Ndashima Imana rero urumva ko nje ntashya nifite. Narayibonye nibuka haza ikintu cya refe numva nibutse icyo gihe. Iyo shusho ihita kugaruka. Ubu buriya no mu nyama nkunda kurya izinka ntizibamo. Uba wumva inka wayireba icyo gihe nuvuga ngo ntagira umuntu mvuna umutima. Yego, igikoresho bicishije sogokuru ni nacyo bicishije inka. My God. Bana yinywera amata ariko ntabwo bishoboka. Buriya nuvuga ngo ndayikunda mba numva nuko na irorero ahantu atari hafi yo mu rugo ariko mba numva nakwirirwayo ukayireba. Mba numva niki byaraje umutima numva nshimye Imana imuha umugisha. Nirinze kuvuga izina rye ariko ahatuye nahavuze. Yego, mu mujyi wa Buffalo. Imana muri New York nako yamuhaye umugisha. Ikomeze umuhera yose irahari.
ndashimira umusaza w'i Butare i Nyanza nayo wampaye indi nka gusa ko numva umeze neza amasengesho se kandi hari ibintu twabomoye tutambukanye hari n'undi muntu hano Kigali wanyemereye inka kandi ntajya bisha amafaranga yarafite azanayima kandi koko giye imbwe ngo genda ugura icyo nicyo ngura ko rwanyu ufite sishimwe afite nishimwe Imana ikoresha abantu na mashimwe ahubwo sishimwe yarambwe ngo yagiye yegeranya amafaranga buhoro buhoro aragwira ati nshaka kwigura kandi ntago ari inka tagira ngo ni inka zibagura za make wapi inka nziza cyane nyibonye mbonye ryabara ryo ku matako ndavuga nti ndashimira n'uwanyindangiye naramuhamagaye kumwe nti nguna tuganire mugurura ku cyo nanishoboye ndagushimiye ariko sinamubwira icyo nshaka kumubwira Imana ijya imenya umubabaro w'umuntu yego twarimo tuvuga ro abanyeshyari kakana ndamushimiye uwo muntu ku mugaragaro n'uwo musaza w'i Butare ndamushimiye yitwa Origene nta mpamvu yo kubitinda ntacyo bitwaye rwose ndamushimiye yampaye inka nziza yishimwe ikimasa cyiza cyane Imana imuha umugisha urumva ni umugisha uri muza n'ibindi so rero umunyeshyari ntashobora kuza kubaza Jerry ngo iyi video ikoze iti kuki ugira video zikeye kuko abantu bakora video mu kwezi ukabona atakaje karita yego ariko ndanabyanga burya kwisuseka bibaho oya hari igihe ariyo nigeze kubona kuri ya background mbona yatakaje isura mu minsi mike ariko ntekereza ko ariko byagucitse ariko murye nkunda ya shusho igumi hagemeze kwa kundi so umunyeshyari nuko amera nk'ubu simvuze nk'Imana yanyihereye inka yego aha ntabwo ati Imana ishimwe nanjye buriya nkubwira iyo ushaka gutera imbere iyo mwene saguza imodoka wirakazwa nayo ngo ntawe uzamukira yayibonye imodoka oya vuga uti mwami ubwo hari umvuye imbere nanjye ubwo nigiye imbere ku murongo ibya Yesu ni ku murongo umwe avaho ndagiye nta kibazo ariko hagiye kwiratana bizashoboka byose imenyeshyari ntashobora ikindi kintu nshaka kubwira kigaragaza ko twavuga ngo umuntu uhiga ntahigure niho twari turabyibuka wiyemeza mu magambo ntagire gute ntabikore Satani aturana nawe ashaka uhora wiyita umwiyemeza umuntu wiyemera wirarira wibona umuntu uvuga ibintu adashoboye gukora kibita kwemeza abantu kwigira nka MC uza abantu ibyo ni ibibazo gusa ubundi ikintu utabasha gukora winakivuga hanyuma rero kubera ko gikore utakivuze buriya nibyo mba nkonda oya none ushaka unakivuga hari cyo twita kuvuga kugira buriya hari banga rimwe kugira utagira abantu duca intege Jerry witonde burya iyo umuntu avuze ikintu akanagikora aragikora kugira ngo agaragare ko hari ukuntu ushobora nk'urugero kangwe nk'urugero ku kintu cy'icyaha yego iyo utatuye icyaha mu bantu ntago gihaga ntago kireka oya ntago kireka iyo uvuga ati mwami mbabarira gahora n'umuntu umwe uti mbabarira ntago cyaho kireka gihora gispikira muri wowe imbere ariko iyo uvuze ku mugaragaro fati genza nk'urugero hano nemeye ko nzatanga amafaranga runaka buriya ngomba gukora uko nshoboye kose nkayatanga nabivuze kuvuga ni uguhiga ni ukwiha intego ukagera kuri bya ariko hari umuntu wiha intego n'uburyo akanabubona akavuga ati nzaba mbikora n'ejo Satani nta mujya kure aba ari aho hafi ni nawe uri kukongora ati reka bihorere icyandi shojeho turekera aho ngaho iminota ducika ni umuntu wese uvuga nabi Imana kandi ayisenga nta kishoboye nta kinkorera n'ubundi reka mpfe gusenga ibyo ugasanga yitwa mpfe kurya mpfe kugenda mpfe gukora mbe ugasanga nta face muri we afite nta kwizera muri we nta n'imbaraga z'ibitekerezo bene uwo muntu Satani amuba hafi yego yaravuze ngo murwanye nabazabahunga ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo mu rwandiko rwa mbere Petero yandikirwa ibice 5 Petero yandikiye abakristo yavuze ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera mu murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro Imana kandi Imana igirira ubuntu
rwose yabahamagaye izabarinda. Nuvuga ngo ashatse kuvuga icyaha ngaha, azerera nk'intare, mwirinde ibisindisha. Bazi ko ari inzoga buriya, ana amagambo, ibintu bigusindisha mu mutwe, ntuzabishobora, ntuzabigeraho. Buri gihe gukora ikintu ushidikanya ko bitazakunda, fazari byihorera. Izere, believe or not believe. Izere cyangwa ubireke, ariko wishidikanya. Nuvuga ngo we azerera ngo twirinde ibisindisha. Ibisindisha ntago ari byeri, simitsengi. Nayo magambo yose wumva abantu bagucanganya, ngo gira gutya, gucanganyikisha, ngo bigenze gutya, ngo jya hana ubuhanuzi bunyuranye buvanze byose. Mwirinde amagambo tumusinda mu mutwe wawe, maze ubwo ntazabahunga, Imana izakwegera. So muhaga umugisha n'Imana. Ibyo bintu twabwiye bituma Satana atakujya kure, ariko nyaboneka mwirinde mushikamye. Turabakunda cyane. Ni kumwe bw'Abera Ministries, tukomeze kurikira gufasha bari abana no kubarwanira ishyaka uko dushobora kose. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Amen.